mbere na mbere n'ubuvugizi kubera ko akenshi burya umuntu wese ahari cya kibazo ashobora kuba afite usanga rimwe na rimwe ikintu cya mbere akeneye ari ubuvugizi kuko ubufasha bwo dushobora twese kuba twabushaka umunsi ku munsi ariko mbere na mbere kurema izo spaces kurema uwo mwanya aho ubuvugizi bubasha gutambuka ikindi ariko hakabaho no kugera hafi n'abagenerwabikorwa ubwo iyo tuvuze ubuvugizi ntabwo ari gusa kuri social media ahubwo uri no kwegera communities aho bari hirya no hino kugira ngo tubashe kuba n'ubundi ya message igomba gutambuka yuko kugira ikibazo cyo mu mutwe ntabwo wagakwiriye kumva usebye ntabwo wagakwiriye kuba wumva ari ipfunwe ntabwo bagakwiriye kwita umusazi ntabwo bagakwiriye gupfukirana iwanyu cyangwa se uwo muntu ufite ikibazo ngo bamupfukirane ahubwo yagakwiriye kugenda aho bikwiriye agahabwa ubwo bufasha so rero ubuvugizi ariko no kubahuza nanone n'abafitiye ububasha mu byerekeye ubuvuzi bazabasha kugera kuri abo bana kugira ngo ikibazo cyabo kigere wabyikorana ntabwo wabyikorana uba ugomba gukorana n'inzego zose yaba se ahangaha turi kumwe na Unicef yaba se inzego z'ibanze aho bari yaba se ndetse n'ubuvuzi muri rusange mbese ni ukugira ngo abapartners bose babashe kuba bari mu kibazo icyarimwe ntekereza ko nta wabyikorana wenyine ahubwo harebera hamwe ukuntu dushobora kwese kuba twakwicara noneho za nzego zose zicaye zibona igisubizo na wa wundi uri kure nubwo nta kure habaho burya mu Kinyarwanda bavuga ngo nta muvandimwe wa kure nyine iyo umuntu ari ntawe uba kure iyo ufite iryo shyaka ryo gukora ibikorwa nk'ibyo turi gukora umuntu aho yaba ari hose tuba tugomba kuhamusanga iva ku cyo ngewe nizera nk'umuntu nizera ko twese mu buzima bwa buri munsi ntabwo ntawihaza iyo umuntu abashije kuba afite ubushobozi runaka undi akagira ubundi bushobozi habaho kuzuzanya so rero icyo kintu nicyo cyabaye inspiration no kuvuga ni gute hashobora kubaho no gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa bahari kugira ngo n'ubundi tubashe kuadresa bya ibibazo rero ntago ari ubuzima bwo mu mutwe gusa twabivuze hari byerekeye imirire malnutrition hari ibyerekeye ubuzima bw'abana batoya cyangwa se ihohoterwa hari ibikorwa ubwo turavuga teen pregnancies hari n'izindi issues nyinshi tuba tugomba gukoraho ibyo byose rero bikava kuri bwa bufatanye tugomba kurebaho mu nzego zose noneho abantu bagahagurukira rimwe rero bakagenda bareba ese niki cyaherwaho ese ni gute byose twabikora bikaba bigatungana oya nta kintu kimwe yahungabanyaho ahubwo icyongeraho ya papasa icyongeraho kwa gufata ntago kuri jewe ntabwo ntekereza ko umwuga ukora wagakwiriye kuba gusa ukwinjiriza amafaranga yego icyo kigomba kuba ariko hakabaho n'umusanzu utanga yaba mu gihugu cyawe yaba aho utuye mu muryango wawe wa mwuga ukabasha kuba watuma hari abantu bagira ubuzima bwiza kurushaho kuko wahababereye